Alright, mbabahaye ikaze rero mu biganiro byacu bitandukanye ariko by'umwihariko bya biganiro bigenda bigufasha kumenya amakuru menshi mu myidagaduro nkuko mumumva rero ryajwi riremeye cyane ni Ide Innovator amakuru atandukanye mbabagezaho by'umwihariko mu myidagaduro umeze ute Meze bon. bize bon Yeah. natwe turashima Allah subhanahu wa ta'ala. Ntekereza ko rero mu bice bitandukanye baba bari kutwumva ariko by'umwihariko ni amakuru y'imyidagaduro tuba twinjiyemo kugira ngo aze adufasha. Ndi kumwe na Cynthia rwose umukobwa mwiza wambaye ku buryo butangaje kuri iki cyumweru ariko iyo style wambaye bayita ngo iki. Style irarenze. Alright. Rero amakuru atandukanye reka tuyahere mu karere ka Gicumbi by'umwihariko kuri aba batipe bafite platform yitwa Igicumbi Empire. Bavuga ko bazanye imigambi mishya ndetse n'ibikorwa byinshi biri hot kugira ngo bafashe abantu mu buryo bwo kuzamura impano ndetse by'umwihariko n'impano za hariya za Gicumbi. Buriya ni agace gasa nkaho katarimo abantu bafite impano cyane ariko bari kugenda batera imbere Cyane. nabonye muri kumwe hari ibintu runaka by'amaproje muri gufatanya. Of course. Yeah. Turi kumwe sometime. Turi gukora ball za comedy. Yeah. Yeah. Ubwo rero nk'uko byumvaga rero twari dutangiye amakuru atandukanye kuri bari abantu twari dutangiye za Gicumbi ahantu hari impano zitandukanye ariko zitaraba discovered cyangwa se zitaravumburwa. Hari abakipe bitwa Igicumbi Empire aba bagufite impano zitandukanye cyane bakina filme bakina comedy bakina udusketch dutandukanye kandi n'abatipe harimo n'ubye harimo n'abahanzi. Mu biganiro nabonye bitandukanye mu minsi ishize nabonye muri kumwe ni hari amaproje atandukanye muri gukorana. Yes, turi gukora ama projet atandukanye yo gukora udukomedi. Ejo bundi hari turi rute hanze muraza kuyibona. Yeah. Right. Wababonye ute wowe ugenekereje nyuma yuko ukuranye n'abantu badundi bavuze mu ntara warusanzwe ukorana n'abantu hano mu mujyi wa Kigali urebye. So No, abagicumbi bo ntabwo twadukunze gukorana cyane ariko twarakoranye nabonye ari sawa. Nkunda gukorera inaha mu mujyi atari iyo ngiyo mu cyaro ariko Igicumbi nubwo ari mu cyaro ni mu ntara. ni mu ntara aranarenze cyane. Yeah. Nabonye baba banasa neza abantu b'Igicumbi. Muri make wararobye. Arona izi kubona muri kurebana neza cyane. Wanza inyuma y'amarido hari ibindi Ntago wabimenye. Yeah. Nyuma yo gukorana mufite amaproje atandukanye nahoze mbona hari amakuru menshi avuga Igicumbi uri Igicumbi ngo hari n'impano zitandukanye zindi. Nahoze numva abitwa Project Rap bitwa 90 Sound n'abandi bapiti benshi cyane n'abangaba bari kuvuga ko baje muri industry ya cinema ndetse na comedy by'umwihariko mu buryo bwiza cyane bakomoka ari Gicumbi. Rero n'amakuru atandukanye hari indi nkuru nahoze mbona kuri Bruce Melody nyuma yo baje Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ibijyanye n'imbuga za monetization ngo hari umurongo mushya biri guhabwa bimeze bite. Nabonye usomye iyo nkuru gake. Yeah. Okay, iyo nkuru nayisomyeho. Yeah. Nayibonye. Yeah. Bruce Melody yakoze akantu keza already. Yeah. Ari kuvuganira imbuga nkoranyambaga abantu bazikoreraho cyane ab'umuziki natwe tuba dukina nk'ibyo ngibyo bya sinema. Yeah. Bizadufasha. Ni ikintu cyiza cyane ntekereza ko ni uburyo bwiza urabona nk'urubyiruko imirimo ibarabuze hari abantu bafite iki ariko izi mbuga nkoranyambaga byibura ubu usanga ariyo bashobora kuba kwa kuri mu byita guherezaho. Reka gahezo. No guhereza ariko hari uheza. Yeah. Yaguze megaze agakoraho ibiboro zitandukanye. Yeah. Ariko nyine ntiyinjize. Umva ko birababaje. Just ubwo rero nibyo bari kugira bakemura kugira ngo hari wenda abantu batangire bahone n'inyungu ziturutse kuri izi content creation baba bakoze zitandukanye. Hari indi nkuru nahoze mbona n'umugabo mwita Tugote muri filime yitwa by'umwihariko bamenya ndetse n'izindi ku myaka ya 53 ngo yateye ivi. Nahoze mbona we n'abashuti bawe muri mu museka cyane sinzi icyo mwasekaga n'ibitangaza ko ubona umuntu afite imyaka nk'iyo ngiyo yateye ivi cyangwa abaye aribwo agiye gushaka. Byantunguye cyane already kuko ntago umuntu imyaka 53 numvaga ko ya propose. Yeah. Nubije muri bo mugenda muri kompara n'imyaka ababyeyi banyu bafite kandi ngo bamaze kubyara bafite n'abuzukuruza bamwe
buriya buri muntu wese agira igihe cye. Ntekereza ko biba byabaye buriya ni cya kintu nyine cy'igihe cy'umuntu kiba kigeze, kuko uyu umutipe aba yakoze ibintu birenze cyane, ariko by'umwihariko wenda bikagorana, ariko ubu ngubu bavuze ati reka wenda ngire ibyo nshyira ku mugaragaro. Wowe uba wumva ubundi umugabo atareze imyaka ingahe atarashaka? uyu 25 cyangwa 30 wenda 30 byibura. Ubu umugabo w'imyaka 45 ntabwo mwabana. nawe yakuze, ariko nta mugabo n'ubundi umugore niwe ubabaje wamwemera kuko hari ikibazo kiri straight. Umugabo w'imyaka 45 wamwemera? right now ntabwo namwemera, already urabyumva. Afite amafaranga ameze neza, n'agaparise shake aka Range Rover. yaba ari mukuru, hari ibintu biba byishima iyo Range Rover. ngaho gukora senti abatubwira amakuru atandukanye, naho muri izindi nkuru zitandukanye ziri kugenda zivugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. naho mbona Juno nyuma yuko ahawe inama yuko ririya jambo rutwitsi muzi yagerageza kurinagura akaryita ibindi bintu, rubije ngo hari uburyo runaka agiye gutangira kujya aririmba muri wa mwanya ngo je suis Juno. noneho ngo hari utwitsi muzi akabivuga ngo na right, like ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ntekereza ko amakuru aba hari hano kuri street ari menshi cyane, ariko icyo twavugaga by'umwihariko ni abatipe bo muri Gicumbi baje kudufasha mu buryo butandukanye. wowe rero nkawe twabonye muri studio, n'icyo watubwira by'umwihariko wakoranye n'abatipe b'Igicumbi bazanye impano itandukanye, naho mbona interview zanyu ziryoshye cyane, n'icyo wabwira abantu bari kubakurikira no kuri kiganiro, ndetse bari no gufasha impano nyarwanda by'umwihariko ku bana bari guturuka mu ntara baba bafite impano ndetse n'inganzo zirenze too fresh. abantu b'Igicumbi bararenze cyane, n'ab'i Kigali nabo bararenze. oya si n'Igicumbi gusa, abantu bo mu ntara harimo abandi izindi mpano tarabona. rero ni ugukora cyane nyine kugira bagire icyo bageraho, ariko izo mboga zo niba zimonetiza bizabafasha nabo. kuko baba bari gushaka kuzamuka bafite izo mpano already nk'uko wabivuze, ariko babona nyine izo monetization ziri kwanga, hakabaho abacika intege kandi bafite ubushobozi nyine bashoboye gukora tu. right. ubwo rero ndagushimiye nk'umwe mu bari baserukiye abavandimwe b'Igicumbi, nabo time babonye bakirasano twa fresh twaganira ibintu birenze, kandi bikagenda bituma impano zabo zigera watubwira platform zawo ndetse n'imbuga bakoresha n'ubundi buryo kugira ngo nabo bari twumva fresh abo yagenda akabasura akareba n'ibintu bakora nimba biri fresh kabisa. wadushaka kuri YouTube ugashyiramo ugaklika kuri Nyax Comedy cyangwa se ugasacinga Igicumbi Empire, already tubabona. ni abatipe b'abasore bakiri bato cyane tubabona. uriya mukobwa rero muto uri kumwe nabo uzahita ubona nawe niwe turi kuvugana fresh, n'uwabonye ariho comedy nshyashya cyane. ibikorwa biratandukanye, rero sinzi niba nta kandi kajambo wabwira abantu bari badukurikiye kugira ngo twigire no ku musozo w'ikiganiro cyacu fresh kabisa. murakoze cyane, mwakoze kutwumva ndetse mugakurikira ikiganiro cyacu. mukande subscribe, mujye kuri iyo channel, mwishishikarize n'abandi kubireba kugira ngo ugomeze kudutera inkunga, niko nabivuga. udukurikirane and then natwe tuzajya dukora cyane kugira ngo tubagezeho ibintu birenze. rero ibintu birenze nibyo biri mu biganza by'umwihariko kuri izi platform. mbamashimwe mwese muri gutwumva by'umwihariko The Innovators niwe ubagezaho. nari kumwe n'umutumirwa wacu waturutse mu Igicumbi Empire, akaba yarabahagarariye hano mu mujyi wa Kigali by'umwihariko, ariko turabasuje n'abantu bari hariya mu majyaruguru fresh nk'aba Claude, abo ba Giti, abo ba David n'abandi batipe benshi baba bari gukorana by'umwihariko kuri za platform zabo kugira ngo babe bagezaho content ziryoshye fresh. rero mugire ibihe byiza, icyumweru kimeze neza, ubwo naho utaha ciao kuri platform yacu.